Hello everyone. Mwese I'm so glad to see you once again through this time. nejejwe no kongera kubabona binyuze muri aka kanya. Today we are going to read from the book of Matthew chapter 17. Uyu munsi reka dusome Matayo ibice 17. Matthew chapter 17 from verse 14. Matayo ibice 17 dusome dore ku murongo wa 14. We shall read through 20. Turasoma gushyika kwa 20. If you found it, let me read. Imba mwageze reka nsome. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Bageze mu bantu umuntu araza aramwegera aramupfukamira aramubwira ati, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffers severely, for he often falls into the fire and often into the water. Mwami babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane kuko kenshi cyane kimutora mu muriro no mu mazi. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzagezayo kubana namwe, nzabihanganira kugeza ryari, nimumunzanire hano. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the child was cured from that very hour. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? So Jesus said to them, Because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Arabasubiza ati, nukwizera kwanyu guke, ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. When we read the Bible closely, we are able to figure out that there are a lot of differences between the Word of God and our thought. Igihe dusomye Bibiliya twitonze tubona ko hari ibintu byinshi bitandukanye hagati y'ibyivuga n'ibitekerezo byacu. Let's just think about the one story from the Bible, the story of Cain and Abel. Mureke dutekereze ku nkuru imwe nk'inkuru ya Kayini na Abeli. I don't know how you interpret that story. Sinzi uko mwebwe iyo nkuru muyumva. But as you know very well, the Cain and Abel, they are the sons of the Adam. Ariko nkuko mubizi neza, Kayini na Abeli bari abahungu ba Adamu. In Genesis chapter 3, Adam and Eve, they committed sin against God. Mwitangira ibice bitatu tubona Adamu na Eva bacumura ku Mana. Because they took the fruit of knowledge of good and evil that God had forbidden. Bariye ku giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi Imana yababujije. After that, they got the great fear and they were afraid of standing before God. Kuva icyo gihe bagize ubwoba bwinshi batinya guhagarara imbere y'Imana. They were trying to run away from God. Bagerageje guhunga Imana. And finally, they were called by God and they were explained how come they had taken the fruit of knowledge of good and evil. Amaherezo Imana yarabahamagaye basobanurira n'icyatumye babasha gufata kuri urwo rubuto rw'ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Actually, it was because of Satan. Ubundi rero ni Satani wabikoze. They were cheated by Satan. Satani yarabashutse. So they were afraid that they were naked. Bagize ubwoba ko bambaye ubusa. So they tried to, cover their naked body with the fig leaves. Bagerageje gutwikira isoni z'ubwambure bwabo bakoresheje ibibabi by'umutini. But it could not get rid of fear in their heart. Ariko ibyo ntibyabashije kubakuramo ubwoba bwari mu mitima yabo. However, when they stood before God, nyamara ubwo bahagararaga imbere y'Imana, now God removed that fig leaves. Imana yabakuyeho ya myambaro badoze mu bibabi by'imitini. And he made the tunics of skin and clothed them.
ibambika umwambaro w'uruhu yabaremeye. Of course, the tunics of skin, it represent the Jesus Christ, birumvikana ko umwambaro w'uruhu uhagarariye Yesu Kristo, because we cannot get the tunics of skin without the animal's death. kubera ko ntabwo ushaka kubona uruhu igihe nta nyamaswa yapfuye. One animal must die so that we can get these tunics of skin. hari inyamaswa iba igomba gupfa kugira ngo haboneke uruhu rwayo. So Jesus Christ, who became the Lamb of God for us, Yesu wahindutse umwana w'intama w'Imana, he died for us. yarapfuye aba ari twapfira. Through his death, we are able to receive salvation. muri uru rupfu rwe twabashije kwakira agakiza. Now, after some time, Adam and Eve, they got their two sons. nyuma rero gato nibwo Adamu na Eva baje kwibaruka abahungu babiri. They were the Cain and the Abel. uyu niwe Kayini ndetse na Abeli. And when time came, both of them, they prepared the offering for God. igihe cyarageze bategura ituro bashyira Uwiteka. The Cain prepared the offerings from the ground, Kayini amaturo ngo yavaga mu butaka, and the Abel, the first lamb. ariko Abeli ngo yitwaje uburiza bwo mu ntama. Actually, when we read the Bible closely, iyo usomye Bibiliya witonze rero, we can see that the Cain, he did his best to give the best of best offering to God. ubasha kubona ko Kayini yakoze iyo bwabaga ngo ahe Imana amaturo meza kuruta ayandi. Some people say that the reason why the Cain and his offering was rejected, it is because he gave the bad quality of offering. baravuga bati icyatumye amaturo ya Kayini yangwa yatanze injonjori. But that is not true. ariko ibyo bintu si ukuri. If that he gave the bad quality offering, he would not have been angry that much until he killed his younger brother. abaye kuko yaratanze amaturo y'injonjori ntabwo yari kurakarira Imana ngo agere n'ubwo yica murumuna we. Instead, he would have admitted, yaba yarabyemeye. the reason why I was refused ati icyatumye Imana inyanga is because I gave him the bad offering. dore nayihaye injonjori. But Cain, that he poured all over his heart and all over his works and to bring forth the good quality offering, and he gave it to God. bivuze ngo Kayini yari yateguye amaturo meza cyane, ategura umusaruro w'imbuto nyinshi kandi nziza kuruta izindi ngo azihe Imana Which nk'ituro. means he never expected to be rejected by God. ntabwo rwose yari yiteze ko Imana ishobora kubyanga. However, he was rejected. ariko Imana yaramwamaganye. Reason is only one. impamvu rero ni imwe, Because he gave the offering from the ground, and the ground was already cursed. yatanze amaturo y'ubutaka kandi aya ngaya yariho umuvumo. Yeah, according to our understanding, then Cain, who worked diligently, and Cain, who poured all of their heart to please God, this kind of person must be blessed. mu myumvire yacu umuntu wiyushya akuye agakora iyo bwabaga kugira ngo abone umugisha agomba guhabwa umugisha. But Cain and his offering was rejected. ariko Kayini n'amaturo ye byaranzwe. Abel and his offering was accepted. ariko Abeli we aremerwa n'ituro rye. Yeah, Abel, he didn't do anything hard or anything difficult, nta kintu kigoye Abeli yaba yarakoze. because he was just taking care of the sheep, icyo yakoraga ni ukwita ku mukumbi and gusa. he just picked the first lamb, afata uburiza bw'intama, and he gave it to God as an offering. yajyanye ubungubu nk'ituro ariho Imana. But now you see that Abel and his offering was accepted. rero Abeli n'ituro yajyanye byaremewe. What we can see is that Bible, tells us a different story from our own understanding. icyo tubasha kubona ni uko Bibiliya itubwira inkuru zitandukanye n'ibyo twumva. Let's talk about the law a little bit today. tuvuge rero ku mategeko gato. You see that many people have a misunderstanding about the law. abantu benshi bafite urujijo ku mategeko. You see that every country has their own law, buri gihugu kiba gifite amategeko yacyo, and they push the people and they guide the people to keep the law because it brings the order in the country. rero basunikira abaturage b'icyo gihugu kubahiriza amategeko kugira ngo igihugu kijye ku murongo. Of course, the law is made for people to keep, burya rero amategeko y'abantu ashyirirwaho kugira ngo abantu bayubahirize. which means the law of each country, that is the law that
that the people of that country are able to keep. niyo mpamvu buri gihugu cyose amategeko gishyiraho aba ari amategeko buri muturage wese ashobora kubaha. There is not a single law that we human beings, we men, are not able to keep. rero mu mategeko y'igihugu nta na rimwe rishyirwaho umuntu atashobora kubahiriza. For example, there is no law that is telling us that you should not breathe. nk'ubu nta tegeko ryashyirwaho rikubwira ngo ntuzahumekera aha n'aha. There is no such law because it is impossible. kubera ko bidashoboka. If we don't breathe, we would die, right? uramutse udahumetse rwose wahita unapfa, sibyo? Laws in the country, are the laws that are made for people to keep. rero amategeko ibihugu bishyiraho cyangwa inteko ziyashinga ashyirwaho kuko abantu babasha kuyubahiriza. What about the law of God? ariko se amategeko y'Imana yo bimeze gute? Most of the people, we approach the law of God with this understanding. inshuro nyinshi kandi abantu benshi usanga begera amategeko y'Imana n'iyi myumvire. God gave us the law so that we can keep the law and we can even live a good life. Imana yaduhaye amategeko ngo tuyubahirize kandi tubeho ubuzima bwiza. If we break the law, if we violate the law, even in this world, you see, if we break the law, we are punished. In the same way, if we break the law of God, also will be punished. bati rero nk'uko twica amategeko mu isi tukabihanirwa, amategeko y'Imana ntitutabasha kuyubahiriza izaduhana. Why do you think God gave us the law? ariko se mutekereza ari iki cyatumye Imana iduha amategeko? Have you ever seen anyone who has kept the law perfectly from the beginning up to the end? ese mwigeze mubona umuntu wubahirije amategeko y'Imana mu buryo butunganye? Do you think the people who keep the law perfectly, they go to heaven, and the people who violate the law, they go to hellfire? ese ujya utekereza uti umuntu uzubahiriza amategeko neza niwe uzajya mu ijuru, uwayishe wazajya mu rutazima? Let's think about Abraham, who is called the father of faith and the father of many, many nations. reka dutegereze kuri Aburahamu ariwe sekuruza w'abizera kandi sekuruza w'amahanga menshi. How did he become righteous? ese yabaye umukiranutsi gute? How did he get justified? ni gute yabashe gutsindishirizwa? Did he become the righteous by keeping the law very well? ese nuko yubahirije amategeko neza? Did he become justified by the following the word of God 100% perfectly? ese nuko yubashye amategeko y'Imana ijana ku ijana? Actually, in the New Testament, the Pharisees and the Sadducees, they call themselves as the descendants of Abraham. ubundi rero mu isezerano rishya usanga abafarisayo n'abanditsi bariyitaga ngo ni bakomoka kuri Aburahamu niwe sekuruza, And they are proud of it. bumvaga babyishimiye cyane. That is why even the Pharisees and Sadducees, they try their best to keep the law. ibi byatumaga bagerageza no kubahiriza amategeko. How do you think that Abraham, he got blessing from God? ese mutekereza Aburahamu yarakiriye umugisha w'Imana gute? By the keeping the law? ese kuko nuko yari yubahirije amategeko y'Imana, Or, the else way? cyangwa hari indi nzira? Let us read the book of Romans chapter 4 from verse 1 through 3. mureke dusome igitabo cy'Abaroma ibice ni 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Romans chapter 4 from verse 1 through 3. Abaroma igice cya 4 umurongo wa mbere gushyika ku wa 3. What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? niba ari uko biri twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. iyo Aburahamu yaratsindishijwe n'imirimo aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. For what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. mbese ibyanditswe bimuvuga iki? ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka? So here the Bible clearly tells us that Abraham was not justified by the works, but by the faith to believe in God. hano biritwereka neza yuko Aburahamu atatsindishijwe n'imirimo, ahubwo yatsindishijwe no kwizera Imana. Moreover, in the time of Abraham, the law was not given to us. ikindi rero burya ni uko mu gihe cy'Aburahamu amategeko y'Imana yari atarahabwa abantu. Do you know when God gave us the law?
ese mwamuzi igihe amategeko yaziye mu isi? It was the time of Moses. Ni mu gihe cya Mose. Before the time of Moses, there was even no law. Mbere ya Mose rwose nta mategeko y'Imana yabaga mu isi. Because God is the righteous God. Kubera ko Imana ari umucamanza utabera. If we human beings, we are able to go to heaven by the keeping the law, twebwe abantu nimba twajya mu ijuru binyuze mu kubahiriza amategeko, God should have given this law to the Adam and Eve from the beginning up to the end equally, so that everyone get the same chance. Imana yagahaye abantu amategeko bigitangira kugira ngo bose babone ayo mahirwe. However, the law was given to us in the time of Moses. Ariko ubundi amategeko Imana yaduhaye mu gihe cya Mose. So in the time of Abraham, even they did not know what law was. Mu gihe cya Aburahamu ntibari bazi n'amategeko y'Imana uko asa. So what is the reason that God gave us the law? None ubwo Imana ni iki cyatumye twebwe duha amategeko? One thing that we clearly understand and discover through the Bible is, hari ikintu kimwe tugomba kumva no gusobanukirwa muri Bibiliya. Bible does not just tell us that do it or don't do it. Nuko Bibiliya idapfa kutubwira ngo mukore ibi bino mubireke. Because the Bible wants to show us our true figure and our true image. Ntabwo Bibiliya ishaka kutwigisha ishusho yacu y'ukuri. Even though we have eyes, we are not able to see the inside of our body. Bijyanye n'ubwo dufite amaso ntabwo tubasha kwireba mu mubiri mo imbere. That's why when we get certain disease in our body, inside of our body, we use the machine. Niyo mpamvu hakoreshwa imashini ngo zirebe mu mubiri igihe twarwaye. For example, like X-ray. Nk'urugero imashini ikoresha za rayo X. You see that through the X-ray, that we are able to see what we cannot see with our own eyes. Binyuze muri iyi mirasire ya X nicyo gihe tubasha kubona ibyo tutabonesha amaso. Though we have eyes, but we are not able to see our face with our eyes. Nubwo dufite aya maso yacu ntabwo twakwireba mu maso tuyakoresheje. So in order for us to see our face, we need what is called mirror. Kugira twibone mu maso tuba dukeneye igikoresho bita indorerwamo. Actually, through the law, God wants us to realize our true figure. Mu mategeko Imana yashatse ko tumenya ishusho yacu uko imeze. Do you think you can keep the law? Ese utekereza ko wakubahiriza amategeko y'Imana? Do you think you can go to heaven by working hard? Koko utekereza ko warijyamo kuko wakoze cyane? Do you think you can overcome sin by your effort? Ese utekereza ko wanesha icyaha kubera ko washyizemo umurava? Let me give you the law so that you can check whether you can keep it or not. Reka ngo amategeko yanjye hanyuma uzabyisuzumire nimba wabishobora. Let's think about the one law called you shall love your neighbor. Dutekereza mu itegeko rivuga ngo uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Most of the people, when they read such a verse that you shall love your neighbor, they try to love their neighbor. Abenshi rero iyo bumvishe iryo tegeko ngo ukunde mugenzi wawe bagerageza gukunda mugenzi wabo. Oh, now Jesus is telling me to love my neighbor as my body. But Yesu ari kumbwira ngo nkunde uyu mugenzi wanjye uko nikunda. Oh, I will try my best to love my neighbor. Ati reka nkore iyo bwabaga mukunde. I heard from the one man, who tried to love his neighbor. Numvishe umugabo umwe wajyaga agerageza gukunda mugenzi we muturanyi we. So, that he works for the one small company. Yagiye akorera ikigo kimwe gitoya. One day he was reading the Bible and he came across this verse that you shall love your neighbor. Umunsi umwe rero arimo asoma Bibiliya agera kuri uyu murongo uvuga ngo ukunde mugenzi wawe uko wikunda. And he said to himself, oh, now God is telling me to love my neighbor, so I have to obey it. Yaribwiye ati dore Imana iri kumbwira ngo nkunde mugenzi wanjye reka mbyubahe. How can I love my neighbor? Ati se mugenzi wanjye nzamukunda gute? Oh, today I just got the salary. Ati dore uyu munsi nahembwe. So on my way home, rero mugenda wa ntaha mu rugo. God, you show me who my neighbor is. Ati Mana uze kunyereka mugenzi wanjye. On his way back to his home, ari gutaha rero he met one beggar on the street. Yahuye n'umusabirizi. And he told that beggar, yamubwiye ati you are my neighbor. niwe mugenzi wanjye. Let's go to my house. Ngwino tujyane iwanjye. Let us live together because you are my neighbor. Kuko uri mugenzi wanjye rwose reka tubane. Since that man was a beggar,
kubera ko yari umusabirizi He had a very stench, very dirty smell. yaranukaga afite impumuro mbi cyane. Even he did not have any money. He was very dirty and filthy. n'amafaranga yari afite ndetse yari yanduye ahindanye. But since this man, he received this, the commandment from God that you shall love your neighbor as yourself. ariko uyu muntu ko yari yakiriye rya tegeko ry'Imana rivuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, So he took him to his house, yamujyanye iwe, even let him take a shower, aramukarabya, and prepared a good, clothes for him, amutegura n'imyambaro myiza, a delicious dinner for him, amutekera amafunguro meza ya nijoro, even give him a bed so that he can sleep comfortably. arangije mu gitanda ngo aryame anezerewe. Now this beggar, he did not understand what was going on. rero uyu musabirizi ntiyumvishaga ibiri kumubaho. So following day, umunsi wakurikiye he woke up and he prepared himself to go for work. yarabyutse yitegura kujya ku kazi. And then he told that beggar, yabwiye wa musabirizi ati, now you and I are one. wowe nanjye turi umwe, So stay comfortably here. rwose ugume aha ngaha umutekanye. The food are in this store. dore ibyo kurya aho tubibika, You can even drink the water as you want. dore amazi, ushobora kunywa amazi igihe cyose uyakeneye. So he was happy with this. yaranezerewe cyane, Now I'm keeping the law. akavuga ati ubu ndi kubahiriza itegeko ry'Imana, God must be happy with me akabuza Imana ubu yanyishimiye, because I love my neighbor as myself. kuko nakunze mugenzi wanjye nk'uko nanjye nikunda. So all day long he was really happy. umunsi wose yaranezerewe. So as soon as he was done with his job, ariko agisoza akazi he rushed back to his house. yarihuse ngo ajye mu rugo. Do you know what happened? ese muzi ari iki cyabaye? This beggar, he stole everything in his house. yasanze bamusabiriza yamwibye buri kimwe cyose cyari mu nzu. This beggar took everything, even the money, even clothes, even the items. amafaranga yasize mu nzu, imyambaro n'ibikoresho byose yarabijyanye. And this man who received this, the law in his heart that you shall love your neighbor, wa mugabo rero wari wakiri itegeko rimuvuga ngo ukunde mugenzi wawe he nk'uko became wikunda, furious and he was complaining against God. yararakaye atangira gutonganya Imana. God, what is this? ati se Mana, ibi ni ibiki unkoreye? As you told me that I love my neighbor, niwe wambwiye ngo nkunde mugenzi wanjye nk'uko nikunda. but what is this? ase ibi ni ibiki byabaye? This man, he took everything. dore uyu mugabo yanyibye Now, ibintu byose. What about you? nawe se wowe, You know that this law that you shall love your neighbor as yourself. nawe urabizi iri tegeko rikubwira ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. But do you think you can keep this law? ariko se ko gutekereza ko iri tegeko waryubahiriza? Do you think at least you can do like this man? utekereza ko wabasha gukora nk'ibyo uyu muntu yakoze? Nobody can do this. nta wabishobora. We human beings, we are not able to keep the law of God with our own power. twebwe abantu nta bushobozi dufite bwo kubahiriza amategeko y'Imana mu mbaraga zacu. No matter how hard you try your best to keep the law, to follow the word of God, niyo mpamvu ko wagerageje kose ngo wubahirize amategeko y'Imana, because your effort and your determination, it is limited. bitewe n'uko umurava wawe no kwiyemeza kwawe bigira imbibi. Since your effort has a limitation, kubera ko bifite imbibi, you are not able to, love your neighbor as yourself. ibi bituma utabasha gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe ubwawe. Your goodness is not perfect. niyo mpamvu ineza yawe idatunganye. Your righteousness is not perfect. rwose gukiranuka kwawe ntibutunganye. That's why God does not receive it. rero Imana ntiyakwakira. God never receives your righteousness and your goodness. Imana ntijya yemera gukiranuka kwawe habe n'ineza yawe. I want us to read one verse in the book of Isaiah chapter 64. reka dusome Yesaya 6:4. Isaiah chapter 64 verse 6. Yesaya 64 umurongo wa 6. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. aranditse ngo kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. twese turaba nk'ikibabi,
kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Here the Bible clearly says that all our righteousness are like filthy rags. Bivuga yeruye ko ibyo twakiranutsemo byose bimeze nk'ubushwambagara imbere y'Imana. You may think that God is pleased with your righteousness and your commitment and your loyalty. Ushobora gutekereza ko Imana inezezwa n'umurava wawe no gukiranuka kwawe cyangwa se ubupfura bwawe. But God does not receive anything from you because nothing is good from you. Ariko ibyawe byose ntabwo Imana ishaka kubyemera cyangwa kubyakira ko nta cyiza kibibamo. You should know this. Nothing good dwells in you, even in me. Ugomba kumenya ko nta cyiza kikubamo nk'uko nanjye nta cyiza kimbamo. Why? Because human being, this ground is already spoiled by Satan. Twese abantu iyi mibiri yacu yamaze kwangizwa na Satani. That is why we need something from Jesus Christ. Rero dukeneye ibituruka kuri Yesu Kristo gusa. That is why we need faith. Dukeneye kwizera. Faith is to rely on. Kwizera ni ukwiringira Imana. When you believe in someone, you can rely on that person. Iyo wizera umuntu ushobora kumwishingikirizaho. Now we are not able to fly in the sky with our own body. Nkatwe ntidushobora kuguruka mu kirere n'iyi mibiri yacu. That's why we rely on the airplane. Ariko twishingikiriza indege. When we are not able to, to overcome the disease by ourselves, igihe tudashoboye kunesha uburwayi ku bwacu, we rely on doctors because we believe that doctors can do something for us. Twishingikiriza ku muganga ko tuba tuzi ko we yabasha kudufasha. As we live on this world, you see that we meet many problems, especially sin and the temptations of this world. Igihe tuba muri iyi si duhura n'ibigeragezo byinshi bitandukanye. Of course, we try our best to stop sinning, to live a better life. Birumvikana ko tugerageza ngo duhagarike gukora ibyaha no kubaho ubuzima bwiza. You try to keep the law, you try to live a good life, right? Ujya ugerageza kubaho ubuzima butunganye, sibyo? But are you able to stop sinning perfectly? Ese koko wabashije kureka gukora ibyaha burundu? I believe that you have been praying for that. Ndizera ko wabisengeye igihe kinini. God, please give me the power so that I may stop sinning. Ukavuga uti Mana mfashe imbaraga kugira ngo mpagarike gukora ibyaha. Did you get that power to stop sinning perfectly and forever? Ariko si izo mbaraga zo guhagarika gukora ibyaha warazishyikije? No. Oya. God never gives you that power. Imana ntabwo igitanga bene izo mbaraga. You know why? Wamuzi impamvu? Because God has already prepared the way called Jesus Christ so that you can become the perfect righteous. Imana yamaze kudutegurira inzira yitwa Yesu Kristo ngo abarimo duhindukira abakiranutsi batunganye. God wants you to rely on that Jesus because the Jesus is the way. Imana ishaka ko wiringira Yesu ukamwishingikiriza ko niwe nzira. You see that God never asks us to solve the problem by ourselves. Ntabwo Imana yigeze idusaba kwikemurira ibibazo. Many places in the Bible, the human being is described as a ground. Ahantu henshi muri umwana w'umuntu agereranywa n'ubutaka. As you know that ground, if you just leave the ground, it brings forth the thorns and the thistles and the weeds. Nutererana ubutaka murabizi ko nta kindi kizameramo keretse amahwa, ibitovu ndetse n'ibindi byatsi. Suppose that on the way as you are walking on the street, you find the one farm, the field, and there are a lot of the beans. Tekereza uri mu muhanda ukabona umurima munini urimo ibishyimbo byinshi. When you see there are a lot of beans, do you think that wow, these beans they grow by themselves? Ese kuko ibonye umurima uzemo ibishyimbo uravuga ngo dore ibishyimbo byimejeje hano? Or you think that wow, this maybe tiller, he is very diligent, he grows the beans very well. Cyangwa uravuga uti uyu ni umuhinzi rwose wabigize umwuga dore ahinga ibishyimbo byinshi kandi byiza. You see that in order for the ground to bring forth the beans, there must be a tiller, there must be a farmer. Burya kugira umurima w'ibishyimbo hagomba kuba hari umuhinzi wabihinze. You see that abandoned land, it always bring forth just thorns and thistles. Kubera ko umurima wajugunywe nta kindi umezamo ni amahwa n'ibitovu n'urwiri. Ground cannot fix it by itself.
ni hahandi rero ntabwo ubutaka bushobora kwikemurira ikibazo. In order for this ground, to be fixed, for this the thorns and the thistles and weeds to be removed, this ground needs a tiller. The ground needs a farmer. Kugira ngo ubutaka bwaraye ikibazo cyabo gikemuke, umuhinzi niwe ugomba kubuhinga. The Bible clearly tells us that God is our master. God is our Lord. Tubwira yeruye ko Imana ariyo databuja, niyo mwami wacu. That's why when we have the problems in our heart, God is the one who come and solve that problem. Dore igihe dufite ibibazo mu mitima yacu, Imana niyo izi ikabikemura. And God is asking us to come to Him with that problem. Icyo Imana idusaba ni uko tuyisanga twitwaje ibyo bibazo dufite. But unfortunately, so many people, they try to solve the problems by themselves and they want to stand before God. Ikibazo gikomeye ni uko abantu benshi bashaka kwikemura ibibazo ngo babone kujya imbere y'Imana nta kibazo basigaranye. That is totally different from the heart of God. Ibyo rero bitandukanye n'umutima w'Imana. Today I read the Matthew chapter 17. Uyu munsi twasomye Matayo ibice 17. We can go back to the Matthew chapter 17 verse 15 and 16. Reka dusome Matayo ibice 17 umurongo wa 15 n'uwa 16. Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic and suffered severely, for he often falls into the fire and often into the water. Haranditse ngo mwami babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Now there is a one, whose son has this epileptic. Hano turabona uyu muntu wari ufite umwana w'umuhungu urwaye igicuri. Now this man, he brought his son to the disciples of Jesus Christ. Yafashe uyu mwana amushyira abigishwa ba Yesu. But these disciples, they were not able to cure that son. Ariko abigishwa ba Yesu ntibabashe gukiza uyu mwana. And most of the people are thinking that, one who has faith, that he can cure this kind of person like Jesus Christ. Abantu benshi bavuga bati umuntu ufite kwizera niwe ushobora gukiza umuntu nk'uyu nk'uko Yesu yamukijije. Many people think that that is the faith. Kandi bavuga bati uko niko kwizera. But as you know that to cure the sick person, that is not easy. Urabizi rero ko gukiza umuntu urwaye atari ikintu cyoroshye. Because we are not like Jesus. Kubera ko twebwe tutari ba Yesu. That's why many people feel that faith is difficult. Bituma abantu baniyumvisha ko kwizera ari ikintu gikomeye. How can I cure the sick person? Tisa ni gute njye nakiza umuntu urwaye? How can I cure the leper? Umubembe se ubwo nabimukiza gute? How can I make the lame stand? Ubwo se umuntu ufite ubumuga we namuhagurutsa nte? It is difficult. Ibi biragoye. Faith is something really complicated. Ndabona kwizera ari ikintu kigoye rwose. But however, if you read the Bible closely, you will be able to understand what faith is exactly. Ariko iyo usomye Bibiliya witonze umenya kwizera icyo ari cyo neza. Let us read the next verse 17. Reka dusome umurongo ukurikiraho 17. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him here to me. Yesu aramusubiza ati, yemwe abantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe, nzabihanganira kugeza ryari, nimumunzanire hano. Jesus did not say, how come you did not, cure him? Yesu ntiyigeze avuga ati ni gute mutabashije kumukiza. He did not rebuke the disciples in this way. Ntabwo ko ariko yacyashya abigishwa babwira. He said, bring him here to me. Ahubwo aravuga ati nimumunzanire hano. I am with you. Ndi kumwe namwe hano. Why didn't you bring that son, to me immediately? Kubera iki mutahise mumunzanira? Though you are not able to cure that son, but I am with you and I am able to cure him. Nubwo mutabasha gukiza uwo mwana, ariko ndi kumwe namwe kandi nabasha kumukiza. So many people, they have a big misunderstanding about the faith. Abantu benshi bagira urujijo ku kwizera. Because people, they want to believe in God so that
they can become smart, they can become strong, they become wise like Jesus Christ. abenshi bashaka kugira kwizera ariko icyo bagamije ngo ari ukuba abahanga abanyabwenge ndetse n'abanyembaraga nka Yesu. But once we become strong, once we become smart like Jesus, do you think we would still need Jesus? ariko turamutse tubaye abanyabwenge n'abanyembaraga nka Yesu, ese koko ubwo twaba tugikeneye Yesu? The Bible continuously shows us that we are nothing but a dust. birikomeza kutubwira ko ntacyo turi cyo, twebwe turi umukungugu, We are weak. turi abanyantege nke. That's why we need Jesus until the end of the world. niyo mpamvu dukeneye Yesu kugeza ku mpera y'isi. Who need Jesus and who rely on Jesus? ninde uba ukeneye Yesu kandi umwishingikirizaho? Oh, I need Jesus because I am weak. ni abantu uvuga ati njye nkeneye Yesu rwose ndi umunyantege nke. I need Jesus because I am foolish. nkeneye Yesu ko ni umuswa. I cannot keep the law perfectly. ntabwo nabasha kubahiriza amategeko neza. I have no choice but to be cheated by Satan because I am weak. amahitamo mfite uretse gushwa na Satani kubera ndi umunyantege nke. That is why I need Jesus Christ. ati rero rwose nkeneye Yesu Kristo, I need His help. nkeneye ubufasha bwe, I need His protection. nkeneye uburinzi bwe. They are the ones who rely on Jesus continually. bene abo nibo biringira Yesu iteka. Do you have the sin problem? ese hari ikibazo cy'icyaha ufite? You bring that sin problem to Jesus. jya kuri Yesu witwaje ikibazo cy'icyaha. The more important thing is you listen to Him carefully what He said. icy'ingenzi kuruta ibyo ni uko uzamutega amatwi ukumva ibyo akubwira, Jesus said at the cross that it is finished. kuko ubwe niwe bivugiye ngo birarangiye ubwo yari ku musaraba. And God said that you are justified, you are sanctified. Imana irabishimangira ngo rwose waruhagiwe, warejejwe, uri umukiranutsi. But so many people, they do not listen to the word of Jesus and word of God carefully. gusa abantu benshi ntabwo bajya bumva ijambo rya Yesu bitonze. I really hope that that today, as you listen to this word, you learn the exact way of faith. niringiye ko mu gihe wumvira ijambo ry'Imana wakwiga inzira nyayo yo kwizera. Not only the problem of sin, but also your daily life issues and matters, you bring that to Jesus Christ. atari ku kibazo cyo kuba ukiri umunyabyaha cyangwa se ikibazo cy'icyaha gusa, ahubwo ikibazo icyo ari cyo cyose wagira ukizanira Yesu. God and Jesus, they are ready to help you. They are ready to work for you. Yesu, Imana biteguye kugukorera. Let us pray. dusenge. Heavenly Father, we thank you. data wo mu ijuru turagushimye, You have given us this wonderful moment. waduhaye umwanya w'igiciro. You allow everyone who follows this message to realize their true figure, wimerere abumvisha ubutumwa bose batahura ishusho yabo y'ukuri, so that they can receive the blessing that God prepares for them. kugira ngo bakire imigisha yose Imana yabateguriye. I believe that God is ready to work for us. ndizera ko Imana yiteguye kudukorera. Father, we thank you. I pray everything in the name of Jesus. data turagushimye kandi byose mbisabye mu izina rya Yesu, Amen. amen. Thank you very much. See you next time. murakoze cyane, naho ubutaha.